Yesu ashimwe cyane ahimbazwe. Dushimana cyane twemereye ko twongera kugera muri aya masaha turi bazima kugira ngo twumve ijambo ryayo, twumve icyo umwuka abwira amatorero mu minsi imeze nk'iyi. Dushimana cyane ko yakomeje guhaba kandi yakomeje guturinda. Imana ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Reka dusenge maze dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Uwo mugiye kuganira ni Samuel, niwe mugiye kongera kuganira n'ubundi. Bakunda kwerekana iyi televiziyo yitwa Urukundo TV. Ni televiziyo kugira ngo ifashe abantu kugira ngo baguke cyane bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni televiziyo yavuze ngo shingiye ku idini runaka, niteze kugira ngo ifashe abantu cyane babe bamenya ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kigamije cyane. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, waraturinze, waraturengeye, n'ushimwe uhimbazwe. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, nyemera cyane uzudufashe. Ijambo ryawe Mana rirera kandi rirakiranuka, nyemera cyane ari njye umfashe, n'abagiye kuryumva Mana ubafashe muri rusange, n'uzaryumva wese Mana uzamufashe. Urakoze ko ugiye kubana natwe muri byose, bisabye neza ko Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusaba muyitange mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ibyashuwe Yohana ku bice bitatu, turahera ku murongo wa 18. Ibyashuwe Yohana ibice bitatu ku murongo wa 18 haravuga ngo: dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Cyane cyane ijambo nyamukuru ndumva cyane ushobora kuganiraho cyane ringiri: dore ndakugira inama. Ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana. Nta nama yerekwa Uwiteka agiye ahereza Yohana igihe yari ku kigo cy'Ipatimu kugira ngo yandikire amatorero agera muri 7, kandi ayo matorero agera muri 7 yose yagiye yandikira. Rero ahangaha dusomye ni itorero ryo muri Laodikiya niryo yari yandikiye. Ubundi ijambo Laodikiya ririmo amagambo agera muri 2, harimo ijambo Laos akamo na Odikiya. Noneho ijambo Laodikiya muri rusange rivuga uburenganzira bwa muntu, le droit de l'homme. Muri make rivuga uburenganzira bwa muntu. Umuntu kuba yakumva yuko ari free ku kintu cyose, akaba yakora ibyo ashaka, nicyo Laodikiya nicyo risobanura. Rero iri torero ryo muri Laodikiya kuriya niko bari bameze. Ni ba bantu ntago bari babizi iteka ryose, wabonaga ari hano barahari, biriya babirimo iteka ryose, ariko ku buryo kumubwira ngo aze guhinduka byibuze ngo agire ikintu kimwe yafata, ntabwo yari kubishobora. Ntabwo ari kubishobora na gato, ntabwo byari gukunda. Noneho urumva ijambo ry'Imana rihera cyane. Ahangaha duhereye kuri 14 hahera havuga ngo uwiyita Amena, umugabo w'umunyakuri wo guhamya iby'ukuri, wo gukiranuka, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, avuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe. Rero iteka ryose uko waba umeze kose, ibyo wakora byose, Uwiteka azi imirimo yawe, ibyo ukora byose arabizi, ibyo uvuga byose arabizi, nta namwe ushobora kuba wamuhisha. Arakuzi bihagije, ari uko ugenda, ari uko witwara, ari ibyo ukora, niba ukiranirwa, niba ukiranuka, Uwiteka byose arabizi.
ngo azi imirimo yawe. Ubwo udakonje ntubiri, agiye kukuruka. Ndiko ijambo ritubwira, agiye kukuruka. Rero tubwije cyane amatorero menshi yuzuyemo abantu ngo bita ngo ni abakristo, ariko abo ngabo uko bagaragara bameze nk'ukuntu Laodikiya bari bameze. Muri make twamaze gusohora mu gihe Laodikiya yari irimo icyo gihe, natwe nicyo turimo. Kuko iyi si abantu benshi uri gusanga umuntu wese ashaka kuburana ngo ashaka ngo kuburana uburenganzira bwiwe. Ubundi inzira y'agakiza ntabwo habamo kwigenga. Inzira y'agakiza bisaba ngo saba ukuntu wakwemerwa kuba wayoborwa n'Imana. Mu gihe utazashaka kuyoborwa n'Imana, ntabwo uzigera uri umukristo, ntabwo bizigera bikunda. Mbere yo kuvuga ngo ugire ikintu nako ugiye gukora, ugomba kubanza kwibaza, iyi kintu ugiye gukora Imana iracyemera? Ni gute wumva yuko waba mu nzu y'Imana ukumva yuko uri umukristo kandi ukora n'ibyaha? Ntabwo wabivanga ngo bikunde. Ikigaragara Imana igiye abantu benshi Imana igiye kubaruka, kuko abantu benshi cyane bakabije gukora ibyaha bakagenda babikora mu nzu y'Imana kandi bita ngo ni abakristo. Umuntu akaza akaririmba aririmbira ku byaha, umuntu akaza agasenga asengera ku byaha, umuntu akaza akayoborera ku byaha, umuntu akavuga ngo ni umushumba ashumbya ibiki kandi ari umunyabyaha. Mukanya akaza kurimba ngo aje kuyobora. Uyobora ibiki wowe? Uyobora ibiki? Ibyo ntabwo bishoboka. Uwiteka agiye kuza kwirobanurira izo ntama mu ihene. Hitamo ikintu kimwe, inzira n'ebyiri, hitamo inzira imwe. Uvuge ngo ni umukristo, ni umupagani, ibyo birahagije. Ibyo wakora byose, ibyo wakwita byose, ibyo cyose wakwihereza, Imana itakwemera byose ni ubusa. Banze wemerwe n'Imana kurusha ibindi byose. Banze wemerwe n'Imana, uvuge ngo Imana iyi saha iranyemera, Imana iyi saha iri kumbona gute? Banze hitamo inzira imwe byibuze ikuboneye. Hitamo inzira imwe gusa, inzira n'ebyiri, hitamo inzira imwe. Abantu benshi dukabije kugendera mu bigare, uvuga ngo hoya, ngo ibingibi ngo nta kibazo, ngo nagenda nkagira umusatsi gutya ngo ntacyo bitwaye, ngo inzara ngo nazigira gutya ntacyo bitwaye, ngo ukaza ukanaririmba wize icyo kibazo kimaze gutyo, nagenda ngasambana ntacyo bintwaye, nagenda nkiba ntacyo bintwaye. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo kuko wanze kubira, muri make wanze kuba ushyushye, wanga no gukonja, niyo mpamvu Uwiteka iyi saha ajya kuba yakuruka. Amanyanga yagiye akora cyane mu nzu y'Imana, Uwiteka arababara. Mwakora ibyaha cyane mu nzu y'Imana, Imana irababara. Mwakoze ibyaha byinshi bishoboka, Imana irababara cyane bishoboka nayo. Ariko iyi saha ndakugira inama, Uwiteka arakugira inama muri amasaha ngo uze wihitiremo. Inzira n'ebyiri, hitamo inzira imwe. Wemere muri make uvuge ku mugaragaro ndi umupagani, cyangwa uvuye ku mugaragaro ndi umukristo. Ubanze umenye neza ibiranga abakristo ni ibihe, ibiranga abapagani ni ibihe, ubanze ubimenye. Ubundi ikintu cya mbere cyo nijya gomba nababwira cyane, ibintu bigaragaza umuntu wamaze kubohoka, wamaze kuva mu byaha, agomba kuba ari umunyakuri. Anytime uzisanga utari umunyakuri, uzamenye neza yuko ukiri umunyabyaha. Igihe uzisanga utari umunyakuri, uzamenye neza ko ukiri umunyabyaha. Igihe uzisanga udafite kwizera, n'ubundi bizaba ari kwa kundi. Igihe uzisanga udafite urukundo, n'ubundi bizaba ari kwa kundi. Igihe uzisanga nta masengesho ufite, zaba ari ikibazo.
Imana irashaka yuko abantu bahitamo bagahitamo inzira imwe, ukavuga ngo njyewe ndi kanaka, njyewe namaze kubohoka, kandi namaze kubohoka, namaze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, rero nemeye ko yanyobora muri byose. Amena. Reka Kristo reka kuyobore, ntacyo bitwaye, reka kuyobore. Niba ufite intumbero yo kuvuga ngo uzajya mu ijuru, ukaba wumva ushaka kuba wakwiyobora muri byose, amaherezo ni ayahe? Imana irashaka yuko abantu bayo bose bashaka kuyisenga, bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Igihe uzisanga utari gusenga mu kuri no mu mwuka, uzamenye neza yuko nta nzira yawe yo kujya mu ijuru ihari. Erega inzira yo kujya mu ijuru ni inzira ifunganye, isaba umuntu kwiyemeza. Igusaba kwiyemeza, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uragenda ukora ngo ngiye ngo nagenda ngo nsinde, ngo nindangeza ngo nze ndorinde ngo ndirimbe, ngo ngiye ngo nagenda ngo nsinde, ngo nageza ngo nze kuza ngo ijambo ry'Imana. Wowe uri nkande? Urinde yo kuvuga ngo ugiye gukora ibintu byose ngo muze wegereze no mu nzu y'Imana. Agasuzugura Imana irakarambiwe. Imana irambiwe cyane ibi bintu mumaze kujya mukora mu murimo cyane. Imana irabirambiwe. Irashaka yuko umuntu niba ari umuririmbyi aririmba akiranutse, umuntu niba ari umushumba ashumbya akiranutse, umuntu niba ari umuntu uri mu rwego runaka nabikora akiranutse, apana ibintu by'ibigare. Imana irambiye ibigare byanyu byose, irabirambiwe. Imana irambiwe icyo bita ibigare. Imana irambiye ibigare. Imana birambiwe cyane. Igihe ni iki kugira ngo wihitiremo, umenye inzira ikwiboneye, umenye inzira wahitamo wowe. Hitamo inzira imwe byibuze ifatika, uvuge ngo njyewe kanaka inzira nahisemo niyi. Imana irashaka yuko muhitamo inzira nziza, inzira ihamye, kuko nukomeza gutyo ntabwo ukonje, ntabwo ubize, wisanga iteka ryose uragera muri ziriya ngo reka ngo mbyine, uragera muri ziriya ngo reka ngende gutya na gutya, aho wagera hose ukavuga ngo reka mbikore gutya na gutya, byose ukagenda. Ari abazunguza amabuno uragenda ukayazunguza, ari ababyina ziriya zose uragenda ukazibyina. Muri make iteka ryose Imana iri kureba ikibazo, uyu muntu ari mu ruhe rwego, uyu muntu namushakira he? Ariko ndakugira inama, wowe uravuga ngo ngiye ngo ndi umutunzi, ngo ndatunze, ngo mfite amamodoka, ngo mfite amazu, ngo mfite indege, ngo mfite amato. Ibyo ufite ni ibiki? Ntacyo ufite. Iyaba wari ubizi neza yuko uri umukene nyuma y'abandi bose, byari gutuma ufata umwanzuro iyi saha, ntugahitamo inzira imwe ukavuga ngo reka ngende njye mu byaha, n'ubundi reka njye mu byaha, cyangwa uvuye ngo reka nkomeze mu gakiza, reka ngende nihane. Tugwije abakristo benshi cyane bita ngo ni abakristo, ariko batazi ikintu bita kwihana icyo ari cyo. Muri make amatorero menshi cyane agwirije abakristo batazi kwihana. Icyo bazi gutura, bazi kugira gukina gute, ariko iteka ryose wa muntu yaza byibuze no kumenya kwihana, no kuba yagira icyo akora mu nzu y'Imana, ari umurimo w'Imana yawukora neza akiranutse nta n'ikibazo afite. Ariko impamvu umuntu n'ubundi adakora umurimo w'Imana neza ni ukubera yuko wa muntu iteka ryose nta gakiza afite muri we. Ariko iyo umuntu amaze kugira agakiza gakwiriye muri we, bituma niyo ageze no mu nzu y'Imana ibyo akora byose abikora neza, kandi akumva umwuka wera amuyobora. Anytime uzisanga udafite umwuka wera, umwuka wera atakuyobora, uzamenye neza yuko you are wrong word. Uri mu nzira rwose yo kurimbuka, niyo wibereyemo. Uri mu nzira yo kurimbuka. Ariko ndakugira inama iyi saha, banza wemere uvuge ngo njyewe ndi umukene, ntacyo mfite rwose, ndi wawe ndi kubabarirwa. Imana yo mu ijuru yiteguye guhita igira ikigukorera. Ariko anytime utazafata uwo mwanzuro uvuge ngo ngiye kana gutya na gutya nikomeze,
bizakugora. Fata umwanzuro y'isaha, twasomye ijambo rituvuga ngo ndakugira inama, ngwino ungureho zahabu yatunganyijwe mu ruganda. Iyo zahabu bavuga nta kintu, ni agakiza. Iyo zahabu ni agakiza, ngwino ungureho agakiza, ubone ko ugure n'umuti wo gusiga ku maso. Ugure n'imyambaro myiza isa neza, maze wambike isoni z'ubwambure bwawe. Erega ari igihe iteka ryose tugenda tuvuga ngo turambe kandi utambaye. Niba muri ibyo avuga ngo igitare cy'Imana, reka nguhungireho, ngo dore nambaye ubusa, ndakwingize ngwino unyambike. Ntabwo nabasha kwikiza, ariko ndaguhamagaye ngo ngwino unyambike iyi saha. Tambuka uze unyambike kuko nibyo bikwiriye. Utanyambitse namera nk'abandi bose. Utanyambitse muri make nakwisanga nagiye mu nzira mbi. Ariko iyi saha saba Umwuka Wera yongera kwambike, yongera kuboneze. Banza ushakisha ukuntu wagura uriya muti, uwusige ku maso ubyibuze uhumuke, dore ko uri impumyi nyuma y'abandi bose. Uri impumyi rwose, nubwo wita ngo uri umutunzi ariko uri umukene. Banza urebe ukuntu wagura agakiza, wishakemo agakiza, ubanze wemere Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, umwemere yuko ari umwami wawe, maze ubone kariya gakiza, maze wakire kariya gakiza. Ikindi, urebe uko wagura uriya muti, maze usige ku maso, maze uhumuke. Uko numara guhumuka byibuze uraza kubakira ku gakiza. Ikindi, ushakisha ukuntu wagura imyenda, maze wambike izo soni z'ubwambure bwawe, dore ko wambaye ubusa. Imana ikeneye ko wambara, Imana ikeneye ko wambika isoni z'ubwambure bwawe, ikeneye ko wambara muri aya masaha, ikeneye ko wongera kwambara. Amena. Imana ikeneye ko wongera ukambara, ukambika isoni z'ubwambure bwawe. Turimo tugera ku musozi w'ijambo, ariko icyo mbasaba nuko mwakwemera Umwuka Wera akabayobora muri rusange, ukamenya amahitamo yawe. Amahitamo inzira n'ebyiri, reba uko wahitamo inzira ikuboneye. Ariko ngira inama nakugira nuko wagura iriya zahabu irakenewe. Iriya zahabu iri ku isoko. Hari igihe tugiye kugera, pasiporo ushobora kuba watambukana hari imbere gato, akaba ari nta kintu, akaza kuba ari zahabu. Anytime utazisanga uyifite, uzamenye neza yuko nta kintu uzaba ufite. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo ndakugira inama, ngo dore wita kuri umutunzi ariko nta kintu ufite. Nta kintu ufite. Uri umukene nyuma y'abandi bose. Ukureba wese abona ko uri umukene. Ukumva wese abona ko uri umukene. Ariko iyi saha wafata umwanzuro ukavuga ngo ngewe kanaka ukomeze iyi saha, reka mpinduke. Erega iyi si abantu benshi barimo bararekerama cyane uburenganzira. Barimo barakaba uburenganzira, bavuga ngo reka ngo umugabo ngo arongore umugabo mugenzi we, ngo reka ngo umugore ngo arongore umugore mugenzi we, ngo reka ngo sinzwe abana ngo bakene uburenganzira. Ariko ibyo byose ntabwo bigomba gukuraho ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ugomba kuba kwagaragara. Amena. Ugomba kuba kwagaragara iteka ryose. Niyo mpamvu mbwiye ngo nimureke dushakishe uwo Mwuka Wera, aba ari utuyobora muri byose. Murakoze. Reka turebe ko twasenga. Niyo gahunda ihari, reka turebe ko twasenga. Imana ikomeze idufashe muri rusange. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga, tugushime kubw'ijambo ryawe. Twemereye cyane Imana dushoboze kuyoborwa n'ijambo ryawe, uturinde kuba twabugwa n'amarangamutima yacu. Urakoze murengezi mwiza ko dushoboje, bisabye neza Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Mukomeze mu gihe byiza, ariko mukomeze cyane mu rwego n'ijambo ry'Imana. Shalom, turi kumwe.